Amahoro y'Imana nshuti wo murikira umunsi ku munsi, ndanezerewe cyane kongera kugaruka kubana nawe. Nitwa Toneste Niyonzima, ndi CEO wa Bigereza TV. Ngiza gutya ndagushimiye wowe kandi ndagusuhuje umurikira ku isi yose. Iyi channel imaze gukundwa n'abantu benshi kandi shimire buri muntu wese nyereka urukundo, unezezwa n'ibyo dukora. Imana imuhe umugisha kandi aho uherereye reka mvuge ngo data akwiyereke. Imana ikuramburira amaboko. Maze iminsi nigisha muri ngo amaboko y'abantu yananiwe, dukeneye amaboko y'Imana. Imana ni kurambura ukuboko. Uyu munsi ngiye kuganira namwe ijambo ry'Imana, ariko mpumurize buri muntu wese aho aherereye nta byacitse. Nakomeje kubona ku mbuga nkoranyambaga abantu bari kwivovota, ubona ari trading, ibintu biri kuvugwaho cyane ngo bafunze isengero. Buriya rero hari ikintu mugomba gusobanukirwa kimwe mukakimenya. Ntabwo leta ari ingome ku buryo yakora ibintu nk'ibi ifite ubugome. Oya, ahubwo kuva kera kose Imana yashyize abayobozi kugira ngo bareberere cyangwa se bacungire umutekano abo Imana yabahaye kuyobora. Rero ibi bintu rero njyewe ntabwo nabishyiraho komanteri ibyo leta yakoze. Rwose nagira ngo ahubwo nabashimire buriya ko bakoze ikintu kiri mu murongo w'Imana, kuko Imana inshuro nyinshi iyo igiye gukora ntabwo Imana muzayibona n'amaguru. Imana ica burya mu bayobozi. Buriya hari ukuntu Imana igire bikabona insengero zacu ntabwo zimeze neza, kandi inzu zacu zirimo amakaro, zirasa neza, ugasanga ahantu tuba n'ijambo rirabivuga ngo mbese mwebwe muziyubakira inzu z'imitarindwa, noneho jyewe barije mwubakira inzu itari nziza. Mu yandi magambo, ibi biri kuba cyangwa se byabaye birakomeje rwose. Barakomeje kureba kugenzura ahari insengero zitujuje ibisabwa kugira ngo bazisabe cyangwa se baba bashyizeho towa kugira ngo zuzuze ibisabwa. Nta byacitse rero nje kuguhumuriza mubwire ngo ntabwo uri bubura usengera. Urusengero nyamukuru burya ni inzu yawe, kuko Yesu yaravuze ngo nimwe sengero. Hanyuma nkundire tuganire ijambo Imana yashyize ku mutima, ariko kandi tutarasenga ndashaka kubanza kubabwira ko nagarutse rwose kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Shimira umuntu wese wagiye ugira uruhare gukora subscribe, share, comment na like, kandi ibyo dukora binyereka ko mubikunze cyane. Nk'ijambo ry'Imana dukunda kubagezaho mujya mumbwira ngo nkomerezaho, nuko maze igihe ndwaye ariko nta yindi ntego mfite no kwamamaza ubwami bw'Imana. Urikira rero dufatanye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cyaho cya 64. Turaza guhera ku murongo wa 5. Yesaya 64 murongo waho wa 5. Ndababwira bimwe mu byo mwumva ko bimwe mwumva bishoboka ko mwakumva, nibyo ndi babwire. Hanyuma ibindi abandi bahanuzi, abandi bakozi b'Imana bazababwira nabo. Ntabwo ari jye muhanuzi jyenyine muri iki gihugu, sinanjye mwigisha jyenyine rwose. Birashoboka ko rimwe na rimwe ujya ahantu ugafungura cano kumureba umwigishwa tuvuga ati ntabwo shaka kumwumva. Yes, ufite uburenganzira. Numva ibyo nkubwiye utabyishimiye ujya ahandi. Imana yafunguye izi cano cyangwa se yemeye ko dufungura izi cano kugira ngo tuzivugire ijambo ry'Imana, kandi ntege ntawanyurwa na byose, ntawanyurwa na byose. Nkundire rero twiganirire. Mwami Yesu, turagushimiye ko wagiye urinda ubugingo bwacu. Ni ukuri turaguhimbaje, wabanye Imana yacu, uturinda mu bizago n'amakuba, ibigeragezo. Hari ababuze ababo, hari abaraye ubusa, hari ababwiriwe, hari n'abandi bakoze impanuka, ariko ukomeza kwitwa Imana. Uri Imana idahindurwa n'ibihe, uri Imana idahindurwa n'uko insengero bazifunze, uri Imana idahindurwa n'uko izuba ryacanye, uri Imana idahindurwa n'uko imvura yabaye nyinshi, uri Imana idahindurwa n'uko habaye imitingito ikica abantu ku isi,
uri Imana idahindurwa nuko ibihugu bimwe na bimwe biba intambara. Nta kintu n'iki kigutera ubwoba, nta kintu kijya kiguhindura. Witwa ndiho, witwa ishobora byose. Ndagushimiye rero mwana, ngize umugisha rero wo kugaruka kuri kamera ya Bigerezo TV. Nunkundire aba bantu bagiye kumvira ijambo ryawe, ufungure amatwi yabo y'umwuka kugira ngo wumve icyo umwuka abwira amatorero. Urakoze mwana, ndagira ngo mikaze buri muntu wese ugiye kumva ijambo ry'Imana, hanyuma dusangire kandi turyoherwe naryo. Urakoze mwuka wera, akomeza abantu nanjye kandi ushyigikire muri byose mu izina rya Yesu, amen. Fasha dufatikanye, ufate Bibiliya nimba bizashoboka, aho uri, aho wicaye, uri mu kazi cyangwa se uri mu modokari. Nyemerera wumve ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha wowe unkurikira kandi uri mu Burayi, uri muri Amerika, uri muri Australia. Imana niguha umugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma Imana niguha umugisha rwose, Imana iguha umugisha. Ndagushimira ko ugiye kumvana nanjye ijambo ry'Imana. Nyemerera dusome. Bibiliya ivuze iki? Yesaya igice cya 64 umurongo wa 5. Haranditse ngo kuko twese twahindutse abanduye kandi n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Twese turaba nk'ibibabi, kandi gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga. Nta wambaza izina ryawe, nta wibatura ngo akugandukire, kuko watwimye amaso ukadutsemba uduhoye gukiranirwa kwacu. Ariko noneho Uwiteka uri data wa twese, turi ibumba nawe uri umubumbyi wacu, twese turi umurimo w'intoki zawe. Uwiteka wirakara cyane bikabije, we guhora wibuka gukiranirwa kwacu iteka ryose. Turakwinginze witegereze, twese turi abantu bawe. Imidugudu yawe yera ihindutse ikidaturwa. I Siyoni habaye ikidaturwa, i Yerusalemu habaye amatongo. Inzu yawe yera nziza, aho basekuruza bahimbarizaga, yarahiye, n'ibintu byacu byose binezeza byarononekaye. Uwiteka uziyumanganya kandi bimeze bityo? Uzaceceka utugirire nabi rwose? Uzaceceka koko ma wiyumanganye? Ureba n'ibi bibazo dufite, ureba n'inzara iri ku isi, uzaceceka? Munyemerere aya magambo tuyahuze n'andi dusoma muri Daniyeli, igitabo cy'umugabo bita Daniyeli igice cyaho, haleluya, Daniyeli igice cyaho cya 9, duhere ku murongo wa 15 turagera ku murongo waho wa 19. Bibiliya ivuze iki? Daniyeli 9:15 aravuze ngo noneho Nyagasani Mana yacu, nubwo wakuje ubwoko bwawe muri Egiputa amaboko yawe akomeye, ukihesha icyubahiro kugeza n'ubu, twaracumuye dukora nabi. Nyagasani ndakwinginze kubwo gukiranuka kwawe kose, uburakari bwawe bw'inkazi buve ku murwa wawe i Yerusalemu no ku musozi wawe wera, kuko i Yerusalemu n'ubwoko bwawe bihindutse igisuzuguriro mu bantu bose badukikije, kubw'ibyaha byacu no gukiranirwa kwacu basokuruza bacu. Nuko noneho Mana yacu, umva gusenga k'umugaragu wawe no kwinginga kwe, kandi kubwawe Uwiteka umurikirishe mu maso hawe ubuturo bwawe bwera bwasenyutse. 18. Mana yanjye, tega amatwi yawe wumve, wegesha amaso yawe urebe. Ibyacu byacitse n'umurwa wawe witwa uw'izina ryawe, kuko ibyo twakwiringiye tutabigushize imbere twishingikirije ku gukiranirwa kwacu, ahubwo ni kubw'imbabazi zawe nyinshi. Umva Nyagasani, babarira. Nyagasani twumvire Mana yanjye, kugira ngo izina ryawe ryubahwe, kuko umurwa wawe n'abantu bawe
byitwa iby'izina ryawe. Amen. Munyemerere twese dufatikanye tuvuge ngo amen. Uyu ni umunsi mwiza rero Imana duhaye ijambo ryiza, kandi ni umunsi utazagaruka. Ubayeho uyu munsi ariko ntuzagaruka. Izi tariki 5 ntizizagaruka, n'aka kanya nicayemo nikazagaruka. Nkundire rero mu gihe ufite utega amatwi tuganire. Ijambo rivuze ngo Imana itubabarire rwose, nticeceke, igira icyo ikora. Imana nigira icyo ikora muri iki gihe. Ndashaka ko tuganira ijambo rivuze ngo Imana nigira icyo ikora. Nibyo twarakiraniwe. Hari igihe abantu bashobora kubona ibi bintu biri kuba, bashobora kuba ati buriya ni iby'abantu bakoze, Imana iri kuhora abapagani, iri kuhora. Oya, ntabwo ari uko Imana ije guhora. Oya, ahubwo birashoboka ko wenda mu byo utekereza nawe wibwira, ntabwo twe dutekerereza Imana, ariko ikigaragara cyo nuko twese twakakwiye kwemera intege nke zacu, tukabwira Imana ngo twemeye ko twakoze ibyaha, hanyuma wihangane mwana, ntuceceke, twemeye imbaraga nke zacu, ariko uri umwami w'umunyembabazi, uri Imana igira imbabazi, gira ibambe n'imbabazi, ntuceceke kugira icyo ukora Imana. Dore impamvu Imana igomba kugira icyo ikora. Icyambere, Imana yatugiriye neza, mu bitambutse turayibona. Twagiye tubona ineza y'Imana. Muri corona twarayibonye, mu minsi yashize twarayibonye, n'ejo bundi urwaye warayibonye. N'ahantu icede nabonye Imana, nahuye nayo. Nikubwira ngo nahuye n'Imana, Imana nimba yankureye impanuka, narindeze moto, Imana indokora impanuka, ubwo ni Imana yahabaye. Mu yandi magambo, tugenda tubona Imana mu buryo butandukanye. Nimba wari uri mu modoka feri igacomoka, ukabona ukuboko kw'Imana kurahagaze kuri vora, ukabona Imana irabarokoye, nabwo wabonye Imana. Nibutse abanyarwanda bankurikira ku isi yose, ntabwo uzabona Imana igenda n'amaguru. Imana uzayibonera muri mwene so, Imana uzayibonera mu muhungu w'Imana Prince Robert turi kumwe, uzayibonera mu mukozi w'Imana yitwa Patricia twicaranye ahangaha inyuma ya kamera. Imana ntabwo ushobora kuyibona igenda n'amaguru. Imana tuyibonera mu byo yakoze, mu mirimo n'ibitangaza igenda twiyereka. Mbibutse ko buriya igihe Imana yabwiraga ngo Mose, iramubwira ngo nafata inkoni ayirambure hejuru y'inyanja, nubwo itari yaje, ariko burya Imana yari iri mu nkoni. Ntabwo iriya nkoni ya Mose ariyo yaciyemo kabiri icyo bita inyanja itukura. Oya, ahubwo mu nkoni ya Mose hari harimo Imana, yari irimo. Imana ikorera mu nkoni. Imana ifite ububasha bwo gukorera mu nkoni. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Imana ni ishimwe. Wowe nkurikiye, ndagira ngo wumvire ijambo rivuga ngo nibyo tubanze twemere abo turi bo. Nitumara kwemera abo turi bo, tuza kwinginga Imana ibanguke, itabare, kandi nticeceke. Yesu ashimwe. Dore ikibazo abantu benshi bagira, dukunze kugira, ni ukwihagararaho. Jone nasomye Bibiliya imbwira ku nkuru z'umugabo wita Yakobo akirana na marayika. Ngo akiranye na marayika, barakirana, ngo marayika kugeza ubwo bwageze mu museke, marayika abonye ko bugeze mu museke, hanyuma Yakobo, ubundi Yakobo byasobanuraga ngo umuriganya. Kubera ko yariganije muri mukuru we Esawu umugisha, hanyuma yitwa Yakobo, ariko ngo ari gukirana na marayika yashakaga umugisha. Hanyuma umva ikintu Yakobo cyiza yakoze. Marayika aramubaza ngo, wa mugabo we ko mbona ufite imbaraga kandi ukaba wangundiriye, witwa nde? Yakobo aramubwira ngo ntabwo nkurekura utamaye umugisha. Amubaza marayika bazizina Yakobo, aramubaza ngo Yakobo urinde? Yakobo aramubwira ngo genda Yakobo umuriganya. Yakobo yaranejeje cyane, ahita avuga ko ari Yakobo umuriganya. Ariko nuza kugenzura urasanga ibyaha biri gukorerwa mu nsengero. Umupasitoro njya mbabona ku mbuga nkoranyambaga, ugasanga bari guhangana, bamwe baraterana amagambo, hari abo bita ngo ba Pastor Claude n'abandi, ugasanga ni ikibazo gikomeye, ngo ba Ezekiel n'abandi, ugasanga donc bari kugenda baterana amagambo, kandi wanareba ugasanga ntacyo bari gupfa. Ariko wagenzura mu bundi buryo ugasanga iyo aba abantu bari bemeye ko ari abanyantege nke. Mu bintu niyiziho, ntabwo navuga ko ndi umukiranutsi 100%, njyewe ndacyari mu isi, nawe uracyari mu isi, ahubwo ikidukwiriye ni ugusaba Imana imbaraga, tukayibwira ngo mwana twemeye intege nke zacu,
nimba ibyaha byaratunaniye twemerere uduhe imbaraga zo kunesha no gukiranuka, nurangiza mwana uduhe gushobora no gukiranuka nahere n'ahatiherereye. Yakobo rero yemera ubuyakobo bwe, aravuga ngo ni Yakobo umuriganya, arabyemera. Marayika aramubwira ngo kwera ko wemeye ntuzongera kwitwa Yakobo ukundi, guhindura izina. Imana iguhindura izina, ikigenderewe ni ukwemera gusa, kuko n'Abisirayeli twasomye amagambo menshi. Ntujya kugenzura urasanga Abisirayeli barakoze ibyangwa n'amaso y'Imana. Imana ifata icyemezo cyo kubarimbura. Ku magambo dusomye Yesaya yanditse, yatangiye avuga ijambo rikomeye, haravuga ngo nibyo twaracumuye Uwiteka, ariko noneho aho bigeze twebwe ibyaha ni byinshi pe, twaracumuye na basokuruza bacu baracumuye, ariko watubabarira ukatugirira ibanga. Izina ryawe ryera n'umurwa wawe wera n'inzu yawe yera byose bimaze kugirwaho igitutsi n'igisuzuguriro, ariko kubw'imbabazi zawe gira ibambe mwana, tugirira ibambe. Nibyo twarakiraniwe. Abisirayeli bemera ibyaha byabo, baravuga ngo turi babi, ariko twemeye ibyaha byabo, tugirira ibambe mwana. Ikibazo kiriho muri iki gihe, abantu ntibashaka kwemera ibyaha. Musambanya arasambanya akajya mu rusengero, umurozi akaroga akajya mu rusengero. Imana ikavuga ngo abantu n'ibihane bakanga kubyihana, ahubwo bagakomeza kwihisha mu cyo twita urusengero, ariko atari urusengero. Ubundi urusengero ni iki? Nubwo abantu bari kuvuga ngo bakinze isengero, rwose pe yewe nta kintu kigeze kimungayeho ngo isengero bazifunze, kuko urusengero ni jyewe ndi urusengero rw'Imana. Cyakora we nimba utari urusengero rw'Imana, wenda ubwo baba bafunze wowe. Jyewe ndi urusengero rw'Imana. Kandi bene data, hariya ni ihema ry'ibonaniro, kandi ihema ry'ibonaniro ry'Imana ntabwo mbizi icyo uko ryabaga rimeze, ariko ntekereza ko ryari ryiza. Kandi mbibutse ko leta yacu bikeneye ko icya mbere umuturage ku isonga. Ntabwo rero umuturage w'igihugu cy'u Rwanda agomba gusengera habi, ntabwo agomba kugira ubwiherero bubi, ntabwo agomba kuba ahantu hatari sekirite, agomba kuba ahantu hari ubwirinzi, hari kizimyamwoto, hari mizaratere umurindankuba, hakaba isuku, ku buryo dusengera n'ahantu koko n'Imana ubwayo yamanuka ikabona hari isuku, n'abayisenga. Imana ubundi ni isirimu. Imana ni isirimu, n'abayisenga mugomba kuba abasirimu, n'ubundi ugomba gusirimuka, tukasengera ahantu hafite isuku, tukambara ibintu bifite isuku, tukabwiriza tunafite isuku, meme si no mu mitwe yacu turi abantu. Donc ibyo tuvuga bihuye n'ibyo dukora, physical appearance yacu ikabihuye n'ibyo tuvuga. Aha bivuze iki bibiri? Bivuze ko Abisirayeli mu ihema ry'ibonaniro rero barateranye, bamenya ko bacumuye ku Uwiteka. Baravuga ngo basokuruza ubwabo bagiye bakora ibyaha, bagomera Imana. None Uwiteka Nyagasani, twemeye imbaraga nke zacu, utubabarire ugire icyo ukora. Daniyeli we ngo ari kwerekwa kugira ngo soze, ngo yeretswe ibizaba mu minsi y'imperuka. Nusoma Daniyeli igice cya 9:24 uraza kuhasanga amakuru y'icyumweru kimwe. Iki cyumweru kimwe Daniyeli yeretswe ngo cyari gihishwe, nicyo cyumweru cy'ubuntu turimo. Bibutse ko turi mu myongezo, ubundi igihe cyacu cyararangiye, turi mu cyumweru cy'ubuntu. Aha hari umupasitoro n'inzagira umugisha nzabatumirira yitwa Sede. Ni umupasitoro mwiza cyane nkunda, wayoboraga Musave, ariko n'ubu aracyahayobora nubwo ari mu kiruhuko cy'izabukuru, ariko ni umukozi w'Imana. Yigeze yatwigisha ibi byumweru 24 Daniyeli yeretswe, kuko amaze kubona icyo cyumweru cya nyuma ngo nticyagaragaraga neza, ariko nicyo cyumweru cy'ubuntu. Hanyuma Daniyeli abonye ibizaba, ngo abwira Abisirayeli, cyangwa se abwira bene wabo Abayuda, ababwira ko bagomba gukiranuka kuko nta gihe bagifite. Ariko arangije akora ikintu cyiza Daniyeli ubwe. Mbere yuko aza gutanga mesaje, abanza gusenga, asenga isengesho ryiza. Haravuga ngo Mana Nyagasani, ibyo twiringiraga byose, ibyo twagenderagamo byose byagaragaye nk'ibyambaye ubusa imbere yawe, ndetse niyo tugerageze gukiranuka biba bimeze nk'ubushwambagara. Turi babi mwana, twemeye ko turi abantu babi, ariko Uwiteka Mana Nyagasani, turakwinginze muri iki gihe bimeze nabi, ntugire ikintu cyo gutinda, umanuka utugirire ibanga. Nibyo twaracumuye, icya mbere turi abanyabyaha, icya kabiri turanacumura buri munsi, ariko tugirira ibambe n'imbabazi.
avuga ijambo ryiza ageze ku murongo wa 18, aravuga ngo Mana yacu ntutinde ubanguke ugire icyo ukora ngo uhwezeshe amaso yawe urebe ngo ibyacu byacitse, kuko umurwa witwirirwa izina ryawe, kuko ubuturo bwawe bwera, izina ryawe ryamaze gutukwa mu banyamahanga. Urakomeza kurebera gutyo kandi twitirizwa izina ryawe. Ndetse ngo mbatangarize ko Imana itaza guceceka. Nanjye ndi kwigisha ijambo rivuze ngo Imana niceceke. Igira icyo ikora pe, nigira icyo ikora abantu imitima ituze, nigira icyo ikora abantu ibyaha babireke. Imana nizana imbaraga z'umwuka wera abantu bakiranuke. Imana ntituze, Imana niceceke. Hanyuma nkundira mwifuriza iki kintu aho uri awerereye, winginga Imana ibwire ngo Mwana, ndemera intege nke zanjye, ndemera ubuyakobo bwanjye, ndemera ko ndi Yakobo umuriganya, ndemera ko ndi umushura, ndemera ko ndi umusambanyi, ndemera ko ndi umunywi w'inzoga, ndemera ko ndi umurozi, ndemera ko njya mu bapfumu, ndemera ko nakoze ibyaha binini. Donc wemera intege nke zawe kuko uracyari mu isi, ntabwo turi mu ijuru. Iyi si yamanukiwe n'umubi, twese ubona ku isi nta muntu n'uyu uri mu isi w'umukiranutsi uhari. Niyo Imana itubonye ngo ibonye umukiranutsi ngo ibona ngo ameze nk'ibitovu bihanda amawe. Mu yandi magambo, twe kwishushanya, twe kwigira beza, twemera intege nke zacu, tuyibwira ngo tugirire ibambe. Twese abantu bari mu isi, iyo byashobokaga tukarambika amavi hasi, zatumye ntekereza Abisirayeli Plutôt bari abantu b'i Nineve, ngo Imana ibona ino Neve ibyaha byabo bibaye bibi, ngo Imana ishaka kuharimbura, ariko ngo Imana ihagurutsa Yona, ngo Yona ngo mwene Amitari ngo iramubwira ngo Yona, ngo ndakwifuzaho ko nagutuma Yopa, warangiza ukagenda ukambukira i Tarushishi, warangiza ukagera mu murwa witwa Nineve, warangiza ukababurira ko kwabura iminsi 40. Umwami w'i Nineve ngo akimara kumva itangazo ko habura iminsi 40, ngo bose bararambaraye, ngo bikubita hasi, ngo baca bugufi, ngo amatungo ntiyarya, nta kintu kigeze gisogongera no ku mazi, ngo birirwa ubusa, bambara ibigunira, bitera ivu mu maso, ngo bose bemera intege nke zabo. Nibwo Imana yagize icyo ikora, ibabarira i Nineve kubwo guca bugufi. Banyarwanda, banyarwandakazi, nshuti z'umusaraba aho muherereye, mureka turambike amavi hasi, tuyibwire ngo ntitinde, nticeceke, igira icyo ikora, itugirire ibanga. Twemeye intege nke zacu, twemeye ko tutari beza. Mana ntutinde, ugire ibambe Mwana, utugirire impuhwe, utubabarire. Reka sengera umuntu wese unkurikiye, nkwingingire Imana, nkwinginga aho uherereye. Mama, birashoboka uri mu kazi, aho uri hose, birashoboka umutima wawe ugiye kure, ariko mbwira abantu mwe kureba kuri ibi bintu byo babiri kuvuga ngo bafunze isengero. Urusengero rwa mbere ni wowe. Imana igumugisha, ihangane ahubwo mu ntege nke zawe ufite wongera ibi byo mu masengesho, kuko Imana ubwayo ntabwo iza kubyihorera, iraza gutabara abera. Urakoze Mwana, sengera umuntu wese wari kumva ijambo ryawe, ndakwinginze kugira ngo ntuceceke, umanukane imbaraga zidasanzwe, utanga imbaraga zo kunesha ibyaha no gukiranuka. Ukeneye ko abantu dukiranuka, ukeneye ko tubana nawe mu izina rya Yesu. Ntuceceke Mwami ngo urebere ibyaha byiyongere, hoya, tanga imbaraga z'agakiza, tanga gukiranuka, uduhe Mwami, uturinde kwishushanya, uduhe imbaraga zo kunesha, uduhe imbaraga zo kwirinda, uduhe imbaraga zo kuba maso mu izina rya Yesu. Nirukanye imbaraga z'abadayimoni zituma abantu baneshwa, katwacinara Yesu. Nirukanye abadayimoni babitwaye iki? Abantu bagasambana ngo bitwaye iki? Abantu bakiba ngo bitwaye iki? Nirukanye dayimoni kamenyero mu izina rya Yesu. Banda bimenyereye mu izina rya Yesu. Banda nini dayimoni ndani, abantu ntibagifatiwe byo gusenga, abantu basigaye bakunda ibiryo guhera kwa mbere bakarangiza icyumweru badasenze. Aba ni abadayimoni baje mu bantu b'Imana, batuma abantu batihererana n'Imana, ku buryo abantu banyagwa n'amasengesho. Dayimoni ndakwirukanye mubera. Bibiri ivuga iki? Biravuze ngo mwana wo mudayimoni nta kindi kimunesha uretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Wawera wa Isirayeli we, gira ibambe mubyeyi, tugirire ibambe ku isi yose, ugirire ibambe igihugu cyacu, utangemo agakiza, ugirire ibambe Mwami abaturanyi, ugirire ibambe isi yose. Twese twemeye ko turi abanyabyaha, n'abasekuruza igisekuru dukomokaho nabo bakoze
ibyaha kandi ntibakiriho ba sogokuru, none ingaruka z'ibyo bakoze nitwe ziriho. Turasenze mu kwizera, nugira ibintu ukora mwami, gira ibambe nyir'ibihe. Ndabizi ko unyumvishije, ndabizi ko uri umunyebambe, urakoze kutugira ibambe. Ntukabure icyubahiro twateranye, ntukabure abakuvuga duhari. Turagusenze mu rusengero rwawe rwera kandi Mana, haleluya, akumvishije mwami. Uri Imana ije guhoza abarira, uri Imana ije gutabara, uri Imana ije kurengera, uri Imana ije gushyiraho itegeko rishya rivuze ngo uri umunyembabazi. Urakoze mwami, niko Luka yavuze ngo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu igira, uri umunyembabazi. Nibyo ndakwinginze ngo gira ibambe, kandi nurigira tuzabimenya. Ngaho mwami Yesu, ukomeze ukora ibyo ushima, ariko bidakwiye bikurweho nawe. Urakoze nyakubahwa, ntukabure icyubahiro tungana gutya nk'abanyarwanda wagiriye neza. Turagushimiye mwami, uzamuriye amaboko. Ndagushimiye ko wankuriyeho impanuka, ndagushimiye ko wandindiye abana, ndagushimiye ko waturindiye igihugu, ndagushimira mwami kubw'abanyarwanda bose bakunda ijambo ryawe. Abanyarwanda baracyagukunda, nabyo ndabigushimiye. Ndagushimiye kubw'itorero rya ADEPR, ndagushimira kubw'abakatolika, ndagushimira kubw'abadivantisite, ndagushimira kubw'abera bose bakomeje kukuvuga no kugusenga. Urakoze nyakubahwa, ntukabure icyubahiro tuhari. Urakoze, turagushimiye. Icyubahiro cy'Imana gikomeze kuganza muri twebwe, imitima yacu n'irari ryacu rihazwe nawe. Urakoze mwami, icyubahiro no gukomera bibi byawe mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Mwakoze kumva ijambo ry'Imana. Naho utaha, Astra Vista ni siwo wabigereza TV. Hanyuma ndabakunda, I love you, je t'aime, njye kwa Garanyo. Katonda baha umugisha, Imana umugisha, amen, amen.